ndashaka kukubwira ku ijambo rivuga ngo hangana. Va mu byurimo uhangane, kuko nudahangana uraba igisubizo cy'uwahanganye. Ndangije narasenze, Imana irambwira ngo mwana wanjye haguruka ugende ujyeyo, kuko hari ikintu nshaka kukwigisha. Ndahaguruka mu gitondo cya kare ndagenda njya aho hantu uwo muntu yagizaga gute yakoreraga. Ngezeyo sanga business ashaka ko nsengera nta yindi. Ntabwo Yesu yavumye kino giti kubera ko nta mbuto gifite, ahubwo impande yacyo hari imva ndende. Mela de ko sandima pendi vaiga, hari imva ndende. Hanyuma iyi mva ndende yari imva yashiriyemo abagenzi benshi. Iki giti cyashutse topi tando za winimanda, hari imva ndende yashiriyemo abagenzi. Iki giti cyagiye kirembuza. Mu yandi magambo, na Yesu yari kuhagwa, ariko kuko imbaraga zitari z'umwana w'umuntu ntago yigeze agira gute, ntago yigeze ahagwa. Mu isi y'umwuka byari bishatse kuvuga ngo iki, Imana yari irimo igaragaza abantu babereye abandi bikomere, hanyuma iki giti cyazize abantu cyagushije. Bisobanuye iki, Imana ije kureba ntago ari igikomere cyawe, ahubwo ije kureba uwateye igikomere. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'amahoro, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Uri igiti cy'inganzamarumba kandi uri isambu itarumba. Uri mwiza, ubereye mwiza, bagutegereje bose. Ijambo wivugiye ubwawe urarikurikirana kugeza risohoye. Turiho kubw'ubuntu, tubeshejweho no kuba twarakwizeye. Naho ubwenge bw'umwana w'umuntu bwo buratokorwa. Utatubaye bugufi, ubwenge bwacu bwatokorwa. Kandi butokowe twakuvaho, butokowe twasambana, butokowe twakwiba, butokowe twakwibona. Ubwenge bwacu butokowe twakwishyira hejuru tukumva ko tukurenze. Ubwenge bwacu butokowe twakumva kutariho, ariko kuko tubera amaso kandi ukabura agakinga k'amakuba, ubasha kutureberera aho tutakwireberera, ubasha kutuvuganira aho tutakwivuganira. Himbazwa kandi ushyirwe hejuru. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka Wera amanukire ubuzima bwacu, kunesha kwawe kuboneka hagati muri twe, mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Turashimira Imana, niko Pawulo yavuze. Ndavuga ngo turagushimira kutadutanze kuba umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu. Nyamara hari ibintu Imana yakoze kandi ntiyemeye yuko umwanzi avugiriza impundu kunesha. Ndashimira Imana itaremeye ko njyewe na bene data twicaranye aha ngaha, abanzi bacu ntabwo bigeze bavugiriza impundu kunesha. Nyamara hari byinshi byahigaga ubuzima bwacu, hari byinshi byaturwanyaga, ariko terasi enayi turayishimira, turayishimira, turayishimira. Ni Imana, ni Imana, ni Imana itajya yitiranya amazina, ni Imana itajya yitiranya abantu. Ndafashijwe. Tugiye gusenga, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana umwanya utari muto ndetse utari na munini. Ubundi dukuremo icyifuzo dusenga, tuvuge ngo amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Bene data, tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Mariko ibice 11 umurongo wa 12 kumanuka. Turasoma uwa 12 n'uwa 13 n'uwa 14, ubundi duhite dusenga Imana. Hanyuma mu ntege amatwi mwebwe twicaranye aha ngaha, kugira ngo nirize kubacaho, ndetse n'abadukurikiye abari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abari hanze y'igihugu, abadiaspora n'abandi. Iri jambo ni iryawe. Iri jambo ntago riri kubwirwa igiti kitumva ijwi rya muntu. Iri jambo ntago riri kubwirwa inyoni, inyoni rifite uzibwiriza. Iri jambo ntago rigiye kubwirwa inka, inka zifite uzibwiriza. Iri jambo ntago rigiye kubwirwa amazi, amazi afite uyabwiriza. Iri jambo rigiye kubwirwa umuntu uwo ari we wese wumva ijwi ry'ikiremwa muntu. Haleluya. Iri jambo rigiye
kureba wowe, rirebe njyewe, rirebe buri mwe wese wumva ijwi ry'ikiremwa muntu, kuko njyewe nje hano ngiye gutambutsa ubutumwa bw'Imana, ngiye guhanura mu izina rya Yesu. Ndagira ngo uyu mwanya uhagarare hamwe uvuge ngo Mana, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ko ndi kubabura muri kucika mu isi y'umwuka. Haleluya. Tugiye kwinginga Imana, tugiye kuganira ku magambo y'Imana. Iyo utindanye n'Imana amakuru arahinduka, iyo ubana n'Imana hari imisozi igenda iriduka. Ubwo twatindanye n'Imana, ubwo twabanye n'Imana, hagira ibintu biriduka ku buzima bwacu, hagira ibintu bikongoka ku buzima bwacu, hagira ikiganza cyiza cy'Imana gikore ku buzima bwawe, gikore ku buzima bwawe. Imana ikuremera umunezero, Imana ikuremera ibyishimo utigeze ugira mu buzima bwawe. Amen. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware, ni Imana ifite ubushobozi, ni Imana ireberera umuntu aho atakwireberera, ni Imana ivugira umuntu aho atakwivuganira. Ni ukuri kwiyamamagaye. Tugiye gusenga kandi turabona ineza y'Imana. Amina. Turabona ineza y'Imana. Hallelujah. PLC de lo menage. Tugiye kubona ineza y'Imana. Amen. Tugiye kubona kugira neza kw'Imana. Kadusoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma mukurikiranira ijambo, kuko nyuma yo kuri gusoma ngiye kubabaza ikibazo gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana Mariko 11 umurongo wa 12 n'uwa 13 n'uwa 14. Titire y'amagambo iravuze ngo Yesu avuma igiti cy'umutini. 12 Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya, arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakajye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Twakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Kandi Imana ihimbazwe. Amen. Turayishimiye. The losi minimanda the faiga. Mana mu izina rya Yesu, ntabwo dusengeye ijambo ryawe kuko rirera, ahubwo dusengeye akanwa kagiye kurivuga ndetse no kurigeza kuri bene data. Reka ntabaringe, ahubwo umwuka wera wawaganze. Ndararikwa mwuka wera, ndahamagara ubutatu bwera. Melahodi kosa Elai. Ndahamagara Imana Data, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Iri jambo undinde kurisobanurira mu marangamutima yanjye, ahubwo ndivuge rivuye kuri wowe. Unyambike imbaraga bene data bagiye kuryumva, reka rye guca mu gutwi ngo rihingukire mu kundi. Ahubwo ndasenze mu mbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zimanukira umutima buri mwe wese uri bwumvira ijambo, rimubera umutsima, rimubera umutsima, rimubera umutsima, rimuhereze imbaraga. Tela somene mandi kaiga, rimuhereze imbaraga zo gushika ku cyo wagambiriye ku buzima bwe. Urakoze, shimwa kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. 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 Imana ishimwe mama wanjye kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma twihuse dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu ngo yigeze yava ngahanu i Betaniya, ageze mu nzira ngarashonja. Yesu ngamaze gusonza, ngarebye hakurya ahabona igiti cy'umutini. Aravuga ngo kiriya giti cy'umutini reka nyegere ngo ndebe yuko nakibonaho imbuto niramire, kuko inzara ibaye nyinshi. Akigezeho asanga nta mbuto kigize gute gifite, ariko nyamara ngo cyari igihe cyo gutera kw'imitini. Ariko arangije arakivuma. Ikibazo gikomeye, ndagira ngo ngutangarize ijambo rivuga ngo idini rizi ukuri ariko ntirizaguha ukuri. Nyamara itorero ryo rizi ukuri, kandi ukuri itorero rizi ryarakuduhaye. Hari amagambo akomeye Yesu yavuze, aravuga ngo mwe gutekereza ko nasanwe no kuzana amahoro mu isi. Oya,
sinazanwe no kuzana amahoro, naje gutanya umwana na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanje. Ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha ntaba akwiye kuba uwanje. Uyu mwanya iri jambo ngiye kukubwira kankubwire ngo hangana, kuko nudahangana uraba igisubizo cy'uwahanganye. Sinzi nimba ukumvise. Ihangana kuko nudahangana uraba igisubizo cy'uwagize gute cy'uwahanganye. Igihe kimwe nigeze hari akantu kigeze kumbaho umuntu arampamagara ati mukozi w'Imana ngwino nsengere. Ndamubwira ati none se muntu w'Imana ko ntajya nkunda kujya mu ngo z'abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. Arambwira ati nukuri ndabizi ko naho uri wategeka bigakunda, ariko ngewe ndagusabye ndashaka ugere ku isenta yanjye uzu nsengere, kuko maze igihe ntakora kandi nkeneye kwishyura inzu. Ambwira ibintu byose akeneye, amafaranga akeneye, kandi amafaranga yose akeneye amaso yarayahanze hehe kuri business gusa. Ndamubwira ati reka nsenge, Imana ninyemerera kuhaza ndaza, nitanyemerera ntabwo nza. Ndashaka kukubwira ku ijambo rivuga ngo hangana, va mu byurimo uhangane, kuko nudahangana uraba igisubizo cy'uwahanganye. Ndangije narasenze, Imana irambwira ngo mwana wanjye haguruka ugende ujyeyo, kuko hari ikintu nshaka kukwigisha. Ndahaguruka mu gitondo cya kare ndagenda njya aho hantu uwo muntu yagizaga gute yakoreraga. Ngezeyo sanga business ashaka ko nsengera nta yindi. Business yarafite yashakaga ko nsengera Imana imuha abakiriya, yari umucuruzi wa farumasi. Acuruza iki? Imiti, ibinini. Arambwira ngo rero ndashaka ugire gute unsengere, kuko iyi business yanjye ntikigenda. Ndabaza shaka ngo usengere nti. Ndavuga ati ushaka nsenge isengesho rimeze gute? Nshaka usenge Imana ima abakiriya kandi bumugisha, ndebe ko nabona amafaranga nkishyura isenta, nkishyura inzu, nkishyura minerivare y'abana. Nawe ati mbese mu yandi magambo icyifuzo cyawe nuko Imana iteza abantu uburwayi bakarwara bakahita bagira gute baza bakagura imiti wawe. Ntiwabimenye, icyifuzo nta kindi nicyo. Ndavuga ati Imana iri sengesho ndarisenga nteko nigenje. Tuvuge ngo amen. Ndavuga iri sengesho ndarisenga nteko nigenje. Icyo kanya umutima nama mwuka wera aramanuka aganira n'umutima nama wanjye. Arambwira ngo uwo mubyeyi ugomba kumusengera nk'uko yagize gute yabigusabye. Utazabasha guhangana ngashinga ivi Imana imurinde bya rubaga impande n'ibindi, azamubera igisubizo. Ndangije mitanekeza ndavuga ngo kwa muganga dogiteri ari kuvuga ngo Mana abarwayi ko bashize mu bitaro, ibikorwa byakakozwe n'abakozi 7 biri gukorwa n'abakozi 4, kandi aba bakozi bose bakeneye iki? Umushahara wabo guhembwa. Bivuze ngo iki? Nimba yishyura ni senta wari kuvuga ngo Mana arifuza abarwayi, ndashaka ngo abarwayi babe benshi mu bitaro, ndebe ko nabona amafaranga. Ako kanya mwuka wera arambwira ngo si nibyo gusa, n'umubaji wa Serekeye ari kubwira Imana akayibwira ngo Mana ziriya Serekeye zirahenze, zisize verine ihenze, ziri mu mbabari zihenze, ziradekoye, none uyu nguyu we ari kuvuga ngo Mana ntabwo nshaka ngo hapfe ubukene kuko nta kintu amarira, nkeneye hapfe umuntu ufatika, icyitonderwa nta gikopwa. Haleluya. Rero uyu nguyu ari kuvuga ngo Mana nkeneye umukiriya kuko abana banjye bararya ari uko Serekeye yagurishijwe, ndishyura inzu ari uko Serekeye yagurishijwe, nkeneye abapfa benshi, nkeneye abapfa kandi bifite batazana ababwira ngo Serekeye ni 800 bakazana ibya 300. Haleluya.
pendi sango de las. Rero ndi ku ijambo rivuga ngo wowe hangana, va mu miteto uve mu midabagiro, idini nta gihe rifite yo kukubwira yuko reka dufite abantu batubwirije batubwira ko urugendo turimo ari amahoro kandi kwakira agakiza egare guhura n'ibikomere. Umuntu wakubwirije akakubwira ko mu gakiza hari amahoro, hari ibyishimo, hari umunezero, akaguhisha ibikomere byabugiye guhangananiramo nabo, niwe wakwishe nabi. Niba Yesu yaravuze ngo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi, ahubwo nazanywe no kuzana inkota, kuko naje gutana umwana na nyina. Wowe uri kwivovota mu biki wahanganye? Twe kwinjira muri byinshi. Ijambo ko ritubwiye ngo Yesu yavumye igiti cy'umutini kubera ko yakibuzeho iki imbuto. Nyamara iki giti cyari mu gihe cyo gutera kw'imitini. Yesu yagihoye iki? Nimba iki giti cyari kiri mu gihe cyo gutera, Yesu yarangiza akakivuma, nturi umutumishi? Ntituri abatumishi b'Imana? Ntituvugana n'Imana? Ntitukorera Imana? None nimba iki giti Yesu yarakivumye, bantu mudukurikiye ndetse nabo twicaranya, nimba Yesu yaravumye iki giti akagihora akakibuzeho imbuto, nyamara kiri mu gihe cyo gutera, hari igihe cyo kwera kw'ibiti n'igihe cyo guhundura. Nimba Yesu yaragendereye iki giti akakigenderera mu gihe cyo guhundura kwaco, akakiburaho imbuto, akakivuma, yagihoye iki? Kuba kiri ku nzira se bikuyeho ko cyari mu gihe cyo gutera? Ngewe ubu ndi kurebana n'iki giti na Yesu. Igiti kiri mu gihe cyo kujya gute cyo gutera, na Yesu arabibona ko kiri mu gihe cyo gutera. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu baratubwiriza bakatubwiriza ibice, ntibacengere ngo baduhe ukuri kandi bakuzi. None ngewe ndavugana n'iki giti na Yesu, ko iki giti gihagaze mu gihe cyo gutera, Yesu akaba gisuye kiri mu gihe cyo gutera, na Yesu akaba abizi ko ari igihe cyo gutera kw'imitini, akakiburaho imbuto, akakivuma. Ese Yesu kamere yaba yaramurenze akakivuma? None se yagihoye ubusa? Yagihoye iki? No kuba cyari mu nzira nta kibazo. We Yesu we niwe wagiye akisangira, yarakibonye, aravuga ngo reka ngira gute nje kureba kiriya giti. Akinyuraho aragenda agisanga nta mbuto gifite, nyamara yaranabizi ko kiri mu gihe cyo kutagira gute cyo gutera. Ngewe nshaka kumenya impamvu Yesu yakivumye. Mutumishi wa Mungu, yagihoye iki? Igira hino, igira hino, icara, igira hino, igira hino, igira hino, igira hino. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tubwiriza abantu, tubabwire Imana babyumve, abemera bemere. Na Yesu niko yavuze ngo abemera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera. Tureke kugendera mu kigari cy'ibintu tutazi. Ngaho nsubiza, yagihoye iki? Impamvu Yesu yavumye kiriya giti, icyambere cyagaragaraga nk'uko gifite umweru, kuko icyambere twasomye Bibiliya tugira ngo ibibabi byacyo byari bitoshye. Gutoha bikuraho ko bakitari mu gihe cyo gutera. Igiti cyose gitoshye ushobora kugenda ugikurikiye uzi ko kiriho imbuto. Bishatse kuvuga ikirere. Iki kibazo uri kumva reka nyigusubize muri ubu buryo. Kuba igiti kitari mu gihe cyo kwera, Yesu yari abizi ko atari igihe cyo kugira ute cyo gutera, kuko nawe yagiye azi neza ko icyo giti igihe cyahitari cyo kwera. Abumvishije? Icya kabiri, kuba yaragiye akagishakaho imbuto akasibura kandi azi ko igihe cyo gutera. Haleluya. Abumvishije? Bishatse kuvuga ikirere. Bishatse kuvuga ko yari umugani asa nawe yaciriye bano bantu yuko hari abantu bashobora gufata nk'ijambo ry'Imana bakarica ku ruhande nk'ibyo watangiye uvuga, kandi bazi ukuri bari bakwiye kugira ngo bahagarare muri icyo gihe. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Amen. Urakoze kunsubiza. Amen. Imana ikomera umugisha. Amen. Urambwiye ngo hari abantu baca ijambo ku ruhande kandi bageze gute bazi ukuri barizi, akaba ari cyo kino giti. Hanyuma reka mbanze nkubwire ku itandukaniro ry'iki giti cy'umutini. Iki ni igice cya mbere cy'igiti ngiye kubwiriza, ubutanzabwiriza ku gice cya kabiri.
hanyuma igiti cy'umutini ahantu gitandukanira n'ibindi biti, iyo ibiti bisanzwe nk'amavoka cyangwa ibindi byeze ntago bitohagira, amababi yacyo iyo atumye arahunguka, ukazajya ureba imbuto ukazibona ziri ukazitegereza amababi ukakibona ko izuba ryagikubisemo ukuntu. Ariko igiti cy'umutini ahantu gitandukanira nabyo, iyo cyeze amababi yacu aratohagira, arashisha cyane. Noneho ukwera kwacyo kiba kiri nkaha, umuntu ari hakurya yakwitegereza amababi agahita amenya ko kigize gute cyeze. Rero Yesu yacitegeye ari kure, arakibona, kimwereka yuko gifite iki imbuto. Yesu akora urugendo rucyerekezaho ngo arebe yuko agira gute yakibonaho imbuto akarya, kubera yuko cyari kigize gute cyari gishonje, yarashonje. Ariko Yesu akigeze impande akiburaho iki imbuto. Byari bishushanyije iki? Kuba Yesu yarakoze urugendo ruva kuri hariya agana ku giti, nk'uko wabivuze, si yarayobewe yuko nta mbuto gifite, ahubwo Yesu icyo yakoze mu kucegera kino giti, impande y'iki giti, haleluya, tela somene nga za winimanda, impande y'iki giti ntabwo Yesu yavumye kino giti kubera ko nta mbuto gifite, ahubwo impande yacyo hari imva ndende, mela de kosandima pendi vaiga, hari imva ndende. Hanyuma iyi mva ndende yari imva yashiriyemo abagenzi benshi iki giti cyashutse, topitando za winimanda. Hari imva ndende yashiriyemo abagenzi, iki giti cyagiye kirembuza. Mu yandi magambo, na Yesu yari kuhagwa, ariko kuko imbaraga zitari nk'umwana w'umuntu, ntabwo yigeze agira gute, ntabwo yigeze ahagwa. Mu isi y'umwuka byari bishatse kuvuga ngo iki? Imana yari irimo igaragaza abantu babereye abandi bikomere, hanyuma iki giti cyazize abantu cyagushije. Bisobanuye iki? Imana ije kureba ntabwo ari igikomere cyawe, ahubwo ije kureba uwateye igikomere. Dufite abantu bakomeretse kandi bakomeretswa n'abantu b'Imana. Dufite abantu bakomerekejwe n'abahanuzi. Uba abahanuzi babaye igitutsi ahantu hose. Witipando de la sikosifa. Abahanuzi ntibakizewe. Ti elosinima. Abantu bavuga Yesu bahindutse igitutsi. Nago Yesu rero aje kureba kabiteranire, ni wa muntu wambaye umwambaro wo kwera, ariko imirimo akora igahakana kwera kwiwe. Yesu yegera iki giti kiramurembuza, kubera iki giti kiri ku nzira. Kuba cyari kiri ku nzira, haleluya, pilisi winima, kuba cyari kiri ku nzira bisobanuye iki? Iki giti kiri ku nzira, gihagaze imbere muri korari, gifata mikoro, iyo kigiye gutera ikorari kirayitera, iteraniro ryose rikanyeganyega. Iki giti gihagaze ku nzira, gikubita durumu, gikubita sentitizeri, abantu bose bakavuga ati uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Iki giti kivuga indimi, bakavuga ati iki giti uyu muntu ari mu mwuka w'Imana. Iki giti kiri kwereka Yesu, kiri kwereka abagenzi ko gihanura, ko kivuga Imana, ko kikiranuka. Ariko nyuma yaho kibikorera na deliverance kizaye kubakorera biratandukanye. Topela siko senemanda shidomenemandi foria gro. Ndagira ngo ngutangarize ngo wagukomerekeje ntacyo kukomora yari afite. Icyo Yesu kimumanuye nagaje kureba ibikomere byawe, kuko kubikomora byarabishoboye. Aje guhangana n'icyaguteye igikomere. Tole sinima, icyo nicyo Yesu aje kureba.
kadusenge tuzagaruka kuvuga ku gaciro k'igiti ku pati ya kabiri. Iyi ni pati ya mbere, hazaza pati ya kabiri. Kadusenga Imana, ariko reka ngo utangarize ngo Yesu aje kureba icyagukomerekeje, nicyaje guhangana nacyo. Ntaje guhangana n'umutima wawe ukomeretse, ntaje guhangana n'umutima wawe ubabaye, aje guhangana n'icyagukomerekeje. Reka ngo uhanurire, nkubwire ngo bohoke ku bagukomerekeje, ntacyo kukumbura bari bafite. Yesu niwe ufite urufunguzo rwa byose ku buzima bwawe. Dole sangone mai Mana mu izina rya Yesu. Hallelujah. Shekitando my grom. Uruwo kwizerwa no kwiringirwa. Sabiye umugisha umuntu wese wumvishira ijambo. Reka rimugereho, rihindura ibyanze guhinduka, rirema ibisha, rirema amashimwe, gukomera no kwawe n'igitinyiro cyawe kibe kuri bo mu izina rya Yesu. Amen.